Indwara z'umutima ziratandukanye ndetse zose ntizivurwa kimwe, ariko nyinshi zihuza ibiziranga ndetse n'ibimenyetso. Uyu munsi ndaza kumbwira ibimenyetso ukwiriye kubona warangiza ukihutira kwipimisha indwara z'umutima. Ni ngombwa kwihutira kwisuzumisha kwa muganga igihe cyose ubonye bimwe mu bimenyetso, kuko bizagufasha kuvurwa vuba ndetse no kwitabwaho hakiri kare, yemwe ukanabasha no gukira. Kumenya ibimenyetso bizagufasha gutahura indwara z'umutima hakiri kare, bityo umutima wawe wongere gukora akazi kawe neza. Ibimenyetso by'indwara z'umutima, icyambere nuko ibimenyetso bya heart attack. Iyo amaraso atagishoboye kugera neza ku mutima, umutima utangira kubura umwuka mwiza wa oxygen. Mu gihe oxygen ibuze, uturemangingo tw'umutima dushobora kwangirika cyangwa gupfa. Iyo ugize ikibazo cya heart attack, ushobora kubona ibimenyetso cyangwa rimwe na rimwe ntunabibone. Ibimenyetso akenshi bimara nk'iminota 30 cyangwa hejuru. Waba wanafata imiti isanzwe ntibigire icyo bikumarira. Bishobora gutangira wumva utamerewe neza, hanyuma ukagenda wumva ubabare bwiyongera. Kuba utagaragaza ibimenyetso ari byo byitwa kenshi silent myocardial infarction. Bikunze kuba cyane ku barwayi ba diabete. Bimwe na bimwe bagaragaza ibimenyetso bitandukanye ngiye kukubwira. Kumva mu gatuza utamerewe neza, harimereye cyangwa wumva ubabaramo. Bishobora no kugera mu maboko cyangwa se ku mabere. Kutamererwa neza bigera no mu mugongo, umuhogo, amaboko n'igice cyo hejuru y'ijosi. Gucika intege cyane no kumva udatuje. Kumva mu gifu wuzuye, igogorwa rikorwa nabi cyangwa se itsepfu. Kubira ibyuya cyane, iseseme, kuruka no kuzungera. Umutima gutera cyane cyangwa gutera bidasanzwe. Igihe ugaragaza kimwe cyangwa byinshi muri bimenyetso, ugomba kwihutira kwa muganga udatinze. Ibimenyetso bya coronary artery disease. Indwara ya coronary artery disease ni indwara ikomeye iterwa n'uko imiyoboro ijyana amaraso mu mutima igenda ikaziba bitewe n'ibinure na cholesterol byipfundikamo. Bituma ya miyoboro y'amaraso imera nk'izibye kandi ikaba mito. Amaraso agera ku mutima aragabanuka, bityo umutima ntubone umwuka uhagije. Bya binure byipfundikaho bishobora kuba byinshi, imiyoboro ikaziba bigatera heart attack, ugahita ubona umuntu arapfuye. Ikimenyetso cya mbere cy'indwara ni ububabare mu gatuza cyangwa angine. Angine twavuga ko ari kutamererwa neza, kumva mu gatuza haremereye, hababaza cyangwa wumva harimo ibintu bishyushye. Ushobora kubyiteranya n'ikirungurira cyangwa ikindi kibazo mu gifu. Angine ushobora no kuyumvira mu ntugu, amaboko, ijosi cyangwa umugongo. Mu bimenyetso bya coronary artery disease, guhumeka insigane, umutima udatera ku kigero gisanzwe, umutima uteragura cyane, kubira ibyuya no kugira iseseme, kumva wacitse intege, kuzungera. Igihe ugaragaje bimwe muri ibi bimenyetso, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga hakiri kare. Ibimenyetso bya heart failure. Heart failure ni indwara ishobora guterwa n'izindi zibasira umutima, harimo coronary artery disease, heart attack ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Aho iyi ndwara utandukanye n'izindi, nuko ushobora no kugaragaza ibimenyetso ariko umutima wawe ntucike intege cyane, ugakomeza gukora, cyangwa se umutima ukangirika cyane ariko utagaragaza ibimenyetso cyangwa ngo haboneke na bike bike. Bimwe mu bimenyetso bya heart failure ushobora kubona no guhumeka insigane cyane cyane nyuma yo gukora ikintu cyangwa se nta n'ikintu uri gukora, uryamye nko ku gitanda. Gukorora bitangiye igikororwa gisa n'umweru. Umutima uteragura cyane cyangwa ugatera bidasanzwe. Kwiyongera ibiro ku buryo bwihuse, kubabara mu mavi, ibirenge no kunda, guhorana umunaniro no kumva nta kabaraga, kuzungera, kuribwa mu gatuza, iseseme. Igihe ugaragaje kimwe cyangwa byinshi muri ibimenyetso, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga. Reka nsoze nkubwira ko indwara zitandukanye z'umutima, zimwe zigaragaza ibimenyetso, izindi ntibigaragare. Nyamara umutima uri kwangirika. Niyo mpamvu tukugira inama yo gukoresha isuzuma byibuza 2 mu mwaka, ukamenya uko umutima wawe uhagaze. Reka mbabwire ko ibi ngibi nabikuye ku rubuga mutihealth.com, nawe wajya ukabyisomera. Iki ni Ikibabi TV, njyewe ndabakunda, nitwa Fred.